Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba Tite Kamanzi Official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza, abameze neza, ariko twihanganisha abatameze neza, bakomeze bihangane uyu munsi iyo bitagenda neza, ariko ejo bigenda neza. Dukomeje rero kuganira ku makuru ya ngombwa kandi yihutirwa ajyanye na Pi Network cyangwa se Pi Network, kugira ngo ubu turimo kwegereza Open Minded tube tubyibushye mu makuru, mu bumenyi no mu bikorwa birebana na umushinga wa Pi Network. Uyu mwanya rero turagaruka ku itangazo ryasohotse ryibutsa kugirira umutekano konte yawe. Ntago ndi burigarukeho ku buryo burambuye, ahubwo ndabateguza yuko tuzarirambura mu buryo bwa nyabwo, ariko incamake yaryo iragira iti Mainnet Safety Reminder. Baravuga ngo on input Pi wallet passphrase at walletpinet.com. Ukuvuga ngo konte yawe, ibyangombwa byayo, passphrase zawe zigomba kujyamo ari uko unyuze muri konte ya nyayo ya Pi wallet ya muri Pi Network. Muri make rero barakwereka urugero hano iburyo munsi, hano handitse Pi wallet, hirya handitse safety center. Barakwereka yuko unyuze hano muri Pi wallet ugenda ugashyiramo passphrase yawe ukinjira muri Pi browser, ariko ahangaha safety center baratwereka mu buryo burambuye aho wakura amakuru hizewe. Ni ukubinyuramo muri make kugira ngo tuzarigaruke ku buryo burambuye, ariko hari ibitangazamakuru byinshi by'abantu biyitirira Pi Network kandi atari byo, ariko hano baguhaye umucyo yuko nuzajya ubona igitangazamakuru kitari iki ngiki ujye wirinda kugira ibyo ukoreramo cyangwa se ujyamo. Hari website yitwa hari website ya Pi, hakaba support portal aho dutangira ibibazo, hakaba community wiki ibibazo rusange cyangwa se makuru rusange ku banyamuryango, hakaba urubuga rwa Twitter cyangwa se X, hakaba Telegram, hakaba Facebook, hakaba Instagram and threads. Ego iyi ngiyi threads ntimuzayitinye, iyo ugiyeho nayo ni urubuga rwo gukora nka Instagram, biba bifatanye. Hakaba YouTube, hakaba Medium nayo, hakaba email domains you may hear from Quatim cyangwa se from Pi Network. Hakabamo email ya Pioneer irebana na verifications, hakaba email irebana ubwo nayo niyo yo gutanga ubufasha, support emails ni ebyiri. Hanyuma hakaba social media of Pi founders, hariho abashinze Pi Network, imbuga nkoranyambaga zabo harimo Nicholas Twitter cyangwa se X, hakaba Cheng Diao Fans X cyangwa se Twitter, hakaba Nicholas Instagram. Hanyuma nanone hakaba n'izindi platforms zirimo byose ko mugenda mubireba zo kuri Play Store, iOS App Store, Google Play Store, ukazisangaho kandi bakavugamo n'amabara ziranga ku buryo utabyitiranya, ntabwo ugomba kubyitiranya. Hakaza rero kubijyanye na nanone aho ugomba gushyira wallet yawe na passphrase yo muri wallet yawe, nko muri KYC, muri Pi chat, Pi wallet kuri urubuga rwa wallet.pinet.com. On input your Pi wallet passphrase in this app. Ahanga niho hantu honyine hashobora kuba hashyirwa passphrase zawe. Nko muri KYC, unyuze kuri urubuga rwa KYC, Pi chat, Fireside forum, Block Explorer, hakaba Brainstorm, hakaba Pi mining app, hakaba developer platform, hakaba ecosystem UI. Hanyuma bakakubwira yuko byinshi muri ibi ngibi bagenda bakuyobora. Ndanga kubigarukaho mu buryo burambuye bya twara umwanya utari ngombwa none ahangaha, ariko
mu ncamake ujyemo usome kugira ngo umenye byinshi, kuko niba ushobora kubisoma urabimenye nyine. ariko ikibazo tujya tugira ni ku bantu wenda batashobora gukurikirana igifaransa cyangwa icyongereza, wanabitaho umwanya wabikora wabibabwira ugasanga nta n'ibyo bumva. ni ikibazo. Ni muri ubwo buryo badashobora no kugira icyo bikorera. Hanyuma bavuga yuko ibi byose mugenda mukora binyuranije n'amategeko n'amabwiriza, bibagusha mu mutego wo kwisanga mwashyize password zanyu cyangwa se mwazandaritse, bitewe nuko system itarakura, itaraba matured. Iyo rero itarakura, mwebwe mukapfa gukubitamo uko mwiboneye, mukabyandarika uko mubonye, niho biviramo benshi kwinjiramo bakaba batwara ibyo babatwara, izo payi zanyu. Hari umuntu umwe wahoze ambwira ukuntu umuntu umwe amufunguriye konte akanamubikira ibyangombwa, byaje kurangira mutwaye payi zigera ni nyinshi, ntazavuga umubare akumva uwo ari we, ariko biza kurangira afite ukuntu bavuganye arazimusubiza, ariko uburyo yazimushubijemo ntabwo wenda bwizewe, burakemangwa ntawamenya. Ariko namubwiye nti ukomeze umukurikirane, azagusubiza ibyangombwa byawe, hanyuma namara kubigusubiza nkubwire uko wabigenza. Niyo mpamvu rero twateguye n'amahugurwa nanayagarukeho, kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibyo dukeneye, ibyo tugomba gukora muri Pi Network, kugira ngo he kugira ujya agutwara ibyawe. Murabona ko rero mu makuru twatanze ejo nimugoroba, murabona ko bongeye kuyagarukaho noneho mu buryo burambuye mu itangazo. Niyo mpamvu mbabwira ngo hano kuri Tite Kamanzi Official niho hantu tubaha amakuru ya Pi Network tuba twacukumbuye. Ntago ari amakuru yo guhutera ngo iyo byacitse ngo dutwike ngo dushake ngo views n'ubundi zirizana ese nubirebuze ko hariho ugiye umwotsi harajyaho views nyine. Abantu karero ngo mba nshaka views, noneho nibiyahuri. Ubu se na Dr. Nicolas abashaka views, hari umuntu ujya kuvuga ibintu ugasanga no kumutindaho nukuta undi mwanya, ariko mu by'ukuri niko sinamurenganye, niko ubwonko bwe buba bureshya. Ari umuntu ureba ngo imbere ye, imbere ye akareba imbere yakumva ko isigarukira imbere ye. Reka mbatera agakuru. Kera turi abana, ndabyibuka naragiraga inyana nza gukuramo gake ndagira inka. Noneho uko twaragiraga inka turi abana, twaragiraga hafi kugira ngo tutajya kure, ni mu mafamu manini rwose magari. Noneho ugahagarara ku musozi ukareba umusozi hakurya, ukavuga uti hariya niho isi igarukiye. Noneho igihe kikagera, ubwo wa musozi uko tugenda dukura tuza kugira gute kuwugeraho. Hajya nibaza, uyu musozi ko narinzi kariho isi igarukira, isi kumbe irakomeza. Urumva ko intekerezo zanjye nizo zarebaga hafi, ntabwo amaso yanjye ariyo yarebaga hafi. Ikindi cyanshekeje ni ukuntu narebaga nkabona igiti kiri ku musozi, n'umusozi nkabona umusozi ufatanye n'ijuru. Ngavuga ni umunsi nawugezeho nanjye nzakora ku ijuru. Noneho ubwo naje kumenya kuragira kure, ariko nshaka wa musozi kugira ngo ngugireho nanjye nkore ku ijuru. Nshaka no kureba ku mpera y'isi hameze hati. Icyo gihe nari mu myaka 7-8. Yego. Noneho ku myaka 10 natangiye kugenda sobanukirwa, nkavuga ni burya hirya y'umusozi hari iyindi si. Nari ijuru rigarukira sibyo, ariko sinari nagasobanukirwa uko bimeze. Akandi gashya rero nigeze kwicara, izuba ririmo kurengarenga, ndicara ndavuga ndaje nkurebe urenga wazuba ndeba ahantu ujya. Nuko bajyaga bavuga izuba rirenze ngo rigeze muri nyina. Nkavuga kanze ndebe nyina w'izuba. Ibyo ni ukureba hafi nyina. Noneho ndibuka umunsi umwe naricaye ndarireba. Inka ziranansiga, ndarireba icyavuyemo niki, namenetse amaso nagize nsanga ndarira kubera kureba mu zuba cyane. Uko mpumbaguza nsanga izuba rirarenze. Byaransekeje, ntago nakibagirwa ku kantu, ukuntu rwose nahanganye n'izuba ngo ndirebe rirenga, ndareba aho ujya. Nuko iyo mbyibutse rero biransetsa. Nsanga icyo gihe nararebaga hafi. Hari abantu rero bareba hafi hano bagakora ibintu ukabona barirebera hafi, ukibaza ejo se bizagenda bite. Niyo mpamvu twabateguriye amahugurwa tubinginga ngo muze tubigishe ibi bintu, umenye uko wigira muri konti, unamenye nuko winjira muri buri kimwe cyose.
ariko abantu ntago babyumva. Turakorera kwa Rubangura muri etage yo kwa Rubangura, muri etage yo kwa Rubangura nyine muri floor ya 4 ku nyubako yo kwa Rubangura etage ya 4 mu cyumba cya 404. Muze mutugane tubafashe. Yego, ku muntu dusanganywe yishyura 1000, azajya yishyura 1000 mahugurwa, ariko umushyashya azajya yishyura 200. Amahugurwa niko ateye, ni buri weekend kuva saa 5 kugeza saa 7 no kuva saa 8 kugera saa 10. Ubwo ni kuwa gatandatu, abatabonetse kuwa gatandatu bakaboneka ku cyumweru turabakira, hanyuma tuhagure ibi bintu byapaye mu bimenye. Sinima byo byonyine, muziga n'ibindi. Aho ngaho ni muri kandi muri Metaverse Solutions batanga service nazo zo kwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, kandi babafitiye kado ku bantu bashaka kubagana. Bafite impano nziza cyane, aho bashobora kugufasha gukorana nabo ukabona inyungu zikomeye cyane. Ibyo ni mubagana bazabibabwira. Murareba ku kiganiro twabakoreye kibafashe kugira ngo mubabaze babahe izo service. Banafasha abantu by the way kubakorera umushinga bakabona inguzanyo bidatinze mu mabanki bashaka kwakamo inguzanyo, hanyuma kandi bakanabakurikirana ku bujyanama bwose mushobora gukenera mu mikorere y'umushinga wanyu. Ubwo ni mentorship. Hanyuma bakanabahugura ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga muri rusange, ndetse cyane cyane n'inguzanyo muba mwatse. Si ibyo gusa kandi ku badamu n'abagore, ku badamu n'abakobwa, ndetse n'abantu bafite ubumuga cyangwa se urubyiruko, abantu bihariye mbese bashobora kubafasha kubona inguzanyo irimo na nkunganire ihera kuri 50%, 70% ndetse n'100% bitewe n'umushinga n'ikiciro cy'abo bantu. Mubagane rero babafashe. Muri make ubwo nkunganire no kuvuga ngo ni amafaranga adasubizwa, sibyo, ariko hari n'amafaranga asubizwa bashobora kugufasha kubona mu mabanki atandukanye. Hanyuma niba wenda ari miliyoni 10, 20 ingahe cyangwa miliyoni zingahe, ukaba wazikoresha ariko ukazazisubiza uko baziguhaye nta nyungu ugize ute uzitangiye. Ibyo byose n'ibindi byinshi Metaverse Solutions Limited babibafashamo. Bakorera aho ngaho nyine mu nyubako yo kwa Rubangura muri etage ya 4 mu cyumba cyangwa se muri salle ya 404, ari naho turi butangire na mahugurwa. Rero umwanya ni uwanyu, ni muze tubafashe, mureke kwigira basimbizi, kuko wigeze simbizi ejo nyamara wabimenya. Umuntu umwe wavuze ngo les conséquences enseignent que les conseils, ngo ingaruka zigisha kurusha inama. Kuki wakwigishwa n'ingaruka kuruta inama uhawe none ahangaha? Nahanyu kandi natwe nahacu turahari, turahabereye kugira ngo muze dufatanye tubafashe murushaho gusobanukirwa ibijyanye na Pi Network. Ejo mwe kuzarira mu myotsi muyobewe aho abandi bahahiye. Kiganiro nakagaruka tuzasubiraho neza ku buryo burambuye itangazo akantu kandi nkuko njye mbibasezeranya, kandi tukabikora. Gutinda si impamvu, ariko dore umugo breaking news turayibahaye. Muwe maso, murindi byanyu, kandi muze tubahugure mumenye uko mubikoresha kugira ngo ejo mutazarira mu myotsi abandi mwayobeho bahahiye. Dore open mind yeteregereje, ibyo Dr. Nicolas ahora avuga. Namwe rero mwe kwirangaraho ngo muba abana kandi mukuze. Nta muntu uba mwana mu mafaranga. Datajyaga ambwira ngo nta bukino bukina bujya mu nka. Yego, nta bukino rero bukina bujya muri Pi. Kandi turamenyesha abantu barimo kwiba abandi Pi zabo barye bari menge, kuko uwo wazaziba. Turabasaba ko muze mutugane tubafashe kugira ngo turipotinge, tubabwire uko banaripotinga. Yes, tunabibabwire, urumva. Hanyuma turahamagarira n'abantu bashaka kwiga ibi bintu kugira ngo bamenye uko bafasha abandi, bazi ibyo babafasha. Mu cyane cyane abantu barangije secondary baragerageza burya mu Cyongereza, ariko burya kubuze kugisoma no gusobanukirwa ibyo bakubwira ni ibintu bitandukanye. Ko hano abarimo ama terme technique cyangwa se technical terms zijyanye na Pi Network, ugomba rero kubisobanukirwa. Abo rero nabo turabahamagarira. Abanyeshuri barangije secondary baranga abo bashomeri bashobora kuza bagafasha abandi nyuma yo kuregisteringa muri Pi, bakamenya uko babikora. Nsoze rero mbabwira turahugura iki? Turahugura guhera ku kwinjiza umuntu, bamwinjiza bate, verifications bazikora bate, mainnet checklist bayuzuza bate, security sako bayikora bate. Ese uragira ngo si ibyo ngibyo? Yewe no kumayininga hari abatazi ngo kumayininga ngo bakabibakorera. Baye tuguhugura umenye ukuntu mayininga n'ibindi byose bikurikiraho. Ese iyo ufite abantu winjije, iyo ubona batamayininga bahwitura guti? Ese n'ibindi nk'ibyo ngibyo.
ibyo by'ibanze ukaba ubizi, hanyuma bishyura bati kwishyura kujya muri wallet, hanyuma tukishyurana, wanyishyura ute nakwishyura nte, unyishyura payi, muzasanga ari ibintu biryoshye ku buryo uvuga uti nta nubwo nzanavunjisha, nzajya nikoreshereza payi gusa. Ariko no kuvunjisha biremewe nta kibazo. Tubereke n'ukuntu mubona muvumbura ayo mubona izo companies muzajya mukorana mute, muzazibwirwa n'iki, uzirambagize tukwereka aho ziri muri systeme, uzirambagize uvuti nzakorana n'ingisha. Abana banyu mwarabigishije mwe nta cyongereza muzi, ko abana banyu barakize, mubereke izo platforms babibasomere mu bimenye ni school fees mwabahaye nicyo igomba kumara. Murakoze, amakuru nakagaruka n'ibiganiro, mukomeze mugubwe neza, mugire weekend nziza, turi kumwe.